Twebwe mu gisirikare icyo dukora ni iki? Buriya abatekereza kuzajya mu gisirikare ni iki dukora abasirikare? Murakizi icyo tubakora? Buriya abasirikare dufata urubyiruko nkamwe muvuye mu ngo zanyu muri aho ngaho mwiteteye muri aho gutyo, tukabajyana muri centre za training, ibyitwa training school. Mu Rwanda dufite Gabiro, dufite Nasho, dufite Gako. Tukakujyana hamwe muri aho. Iyo wahageze uwo munsi ukiyambura iyo myenda, ukambara iriya bambaye, dutangira kukukora ikintu cyitwa kukudiformata. Turakudiformata, tukaguhanagura. Wari wabona telefone waguze washyizemo byose, apps zose, warangiza ukayishyira kuri factory setting, ku buryo ikintu cyose gihanagurikamo. Noneho cyamara guhanagurikamo ukongera ugatangira gushya uformata ushyiramo ibyo ushaka. Umusirikare niko tumukora buriya, turamuformata ku buryo mu mezi 2 ya mbere ya training ushobora kumubaza uti so ninde, ati atubugari, uti witwa nde, ati gishyimbo. Kuko ikiba kiguri mu mutwe ni inzara kuko akaza akora bamukoresha amanywa n'ijoro bamudiformata, nta kindi abatekereza uretse icyo kurya yabona gusa. Ni ukuvuga ko mu mutwe ibintu byose biba byahanaguritse. Noneho tugatangira tukamukora, ajya kurangiza training kumuha imbunda ngo genda ukora akazi, yamaze kuba mushya.